Red Blue JD. Muri rusange turasaba ko ingengo y'imari ingana na miliyari 3,807 z'amafaranga y'u Rwanda yari yemejwe n'inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa Kamena 2021 yiyongera ikagera kuri miliyari 4,440 n'ibice bitandatu z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko iyongeraho agera kuri miliyari 633 n'ibice bitandatu z'amafaranga y'u Rwanda bingana 16 n'ibice bitandatu kwijana. Uku kwiyongera kw'ingengo y'imari kuraturuka ku bwiyongere bw'amafaranga ava imbere mu gihugu naturuka ku mpano ndetse n'inguzanyo. Ni nkuko wateganya amafaranga uzakoresha mu rugo rwawe mu gihe cy'ukwezi, noneho ku cyumweru cya kabiri cy'uko kwezi ukabona andi mafaranga avuye mu bikorwa wakoze muri ibyo byumweru bibiri, hakaba navuye mu nshuti zawe, bigatuma ufata icyemezo cyo kongera amafaranga uzakoresha muri uko kwezi kose, ukanongera ibikorwa uzakora. Uwo ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Ismael Mwanafunzi. Nk'uko bigenda buri mwaka mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri mu 2022 yagejeje ku bagize inteko ishinga amategeko umushinga w'ingengo y'imari ivuguruye y'umwaka wa 2021-2022. Iyi nyongera yavugaga izafasha inzego za leta kurangiza inshingano zazo, harimo guhemba imishahara y'inzego zitari zarahawe ingengo y'imari ihagije, amafaranga azakoreshwa n'inzego nshya ziheruka gushyirwaho zirimo za ambasade, ministeri n'ibigo bishya ndetse n'ibindi. Ku rundi ruhande, abasenateri mu Rwanda baherutse gusuzuma raporo ya Banki Nkuru y'u Rwanda y'umwaka wa 2020-2021 maze bahita basaba Banki Nkuru y'Igihugu gushyira imbaraga mu guhangana n'izamuka rusange ry'ibiciro ku masoko rijyana no gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda cyo kiravuga ko ibiciro ku masoko mu mijyi byiyongereyeho 4.3% mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2022 ugereranije n'ukwezi kwa mbere k'umwaka wa 2021, aho izamuka ry'ibiciro ku isoko ryari kuri 1.9%. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibi bintu birebana no kugabanuka cyangwa se kuzamuka kw'agaciro k'ifaranga bikorwa bite? Hanyuma iyo bavuga ko ubukungu bw'igihugu bwazamutse babibara bate? Ni gute bavuga ko ubukungu bw'igihugu runaka bwifashe neza kandi hari umuntu ahantu runaka muri icyo gihugu we wahombye cyangwa uzi neza ko ubukungu bwe butifashe neza? Uyu abarwa ate? Ni ryari bavuga ngo ubukungu bw'igihugu bwarahanutse? Leta zinyura mu zihe nzira ngo zongere kubuzamura? Reka tuvuge ku bukungu gusa, turaza no kuvuga ku buzima mu butumwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Mukabukurikira mu kiganiro WARUZIKO. Ubukungu bwabo bw'igihugu cyangwa se ubwawe ku giti cyawe, ushatse wabugereranya n'imashini y'ikaraga, ushatse nanone wabugereranya n'umukino w'amakarita. Kureba ikigezweho ako kanya bigatuma umenya icyo ugiye gukora, cyangwa se gukora ikintu ngo urebe ikiri bukurikireho. Ubukungu bugizwe n'ibintu byose dukenera buri munsi kugira ngo tubeho. Muri rusange, ubukungu bw'igihugu cyangwa se bw'isi bugizwe n'igura n'igurisha risubiwemo inshuro amamiliyari. Ni igura n'igurisha rikorwa n'abantu, birumvikana. Hari abagura hakaba n'abagurisha. Iri gura n'igurisha rirema ibintu bitatu bifatwa nk'urutirigongo rw'ubukungu. Icya mbere ni ukwiyongera k'umusaruro w'ibyo abantu bakora. Icya kabiri ni uruhererekane rw'amadeni cyangwa se imyenda y'igihe gito, yayandi abantu bafata bakayishyura mu mezi runaka. Hanyuma icya gatatu ni uruhererekane rw'imyenda cyangwa se amadeni y'igihe kirekire,
yayindi abantu bafata bakazayishyura mu myaka. Ubundi umusaruro, umwenda w'igihe kigufi ndetse n'umwenda w'igihe kirekire nibyo bintu bitatu bigize ubukungu bwabo bw'umuntu ku giti cye, ubw'igihugu cyangwa se ubw'isi muri rusange. Reka tuvuge ku buryo ibi bintu bikorana bikarema buri kintu cyose kiba mu bukungu. Reka duhere ku kintu cyoroshye kurusha ibindi byose mu bukungu: igura n'igurisha. Muri make ubukungu bw'igihugu buba bugizwe n'igiteranyo cy'igura n'igurisha ryose riba mu gihugu. Kugura no kugurisha nibyo dukora hafi buri kanya muri ubu buzima. Mu igura n'igurisha haba harimo umuguzi n'umucuruzi bahererekanya amafaranga cyangwa se bahererekanya umwenda n'igicuruzwa cyangwa se serivisi. Umwenda nawo tuwurya nk'uko turya amafaranga. Inzoga unyoye wayitanzeho amafaranga nta hantu hanini itandukaniye n'inzoga unyoye wayihawe ku ideni. Iyo ufashe umubare w'amafaranga waguze ibintu runaka ukongeraho ibyo wafashe ku ideni, uhita ubona amafaranga yose wasohoye mu gihe runaka. Ibi nibyo twese twirirwamo. Igiteranyo cy'amafaranga abantu bose basohoye nicyo kigize ubukungu bw'igihugu. Iyo ufashe umubare w'amafaranga wasohoye ukawugabanya umubare w'ibintu wagurishije, ubona igiciro wabigurishijeho. Byoroshye kuri uru rwego. Igura n'igurisha niryo gipimo fatizo cy'ubukungu bwabo bw'igihugu cyangwa se ubw'umuntu ku giti cye. Ibi bivuze ko turamutse dusobanukiwe neza igura n'igurisha, ubwo twaba dusobanukiwe neza ubukungu. Isoko, reka naryo turivugeho. Riba rigizwe n'abaguzi bose n'abacuruzi bose barimo bagurana amafaranga n'ibicuruzwa by'ubwoko runaka. Urugero, isoko ry'ingano ni ihuriro ry'abantu bafite amafaranga bashaka ingano n'abantu bafite ingano bashaka amafaranga. Iri ni isoko ry'ingano. Hari n'isoko ry'imodoka, isoko ry'amavuta, isoko ry'imari n'imigabane. Ubukungu bw'igihugu buba bugizwe n'igura n'igurisha rikorewe kuri aya masoko yose. Iyo uzi neza amafaranga yose abantu batanga kuri aya masoko n'ingano y'ibicururizwa kuri ayo masoko yose, uba ufite ibikenewe byose kugira ngo usobanukirwe ubukungu bw'igihugu. Ibi ni Minisiteri y'Ubucuruzi bizi. Abantu, ibigo by'ubucuruzi, amabanki ndetse na guverinoma, aba bose baragura kandi bakagurisha. Batanga amafaranga cyangwa umwenda, bagahabwa ibicuruzwa, serivisi cyangwa serivisi z'imari. Umuguzi wa mbere uruta abandi bo mu gihugu bose ni leta. Mu birebana n'ubukungu, leta igizwe n'ibice bibiri. Hari guverinoma ariyo yakira imisoro ikanatanga amafaranga mu kugura no kwishyura ibibeshaho igihugu byose. Hakaba na banki nkuru y'igihugu igenzura umubare w'amafaranga n'imyenda yose iri mu gihugu. Nigena ingano y'inyungu ku nguzanyo, ni nayo ikora amafaranga. Banki nkuru y'igihugu ni umwe mu bafata ibyemezo b'imbere kandi by'imbere mu mitangirwe y'inguzanyo zo mu gihugu. Inguzanyo, umwenda, reka nabyo tubivugeho. Umwenda ni ikintu cy'ingenzi mu bukungu, ariko nicyo tudasobanukiwe cyane. Uguza n'uguriza bose bakora ubucuruzi mu buryo bumwe. Ubwo hano twavuga umuntu ku giti cye cyangwa se ikigo cy'ubucuruzi cyangwa se leta na banki y'ubucuruzi. Aba bose bakora ubucuruzi nk'abandi baguzi bose n'abacuruzi. Umuntu uguriza abandi amafaranga ku nyungu aba akeneye kuzabona amafaranga menshi ahereye kuyafite, ayo ngayo yatanzeho umwenda. Uguza nawe aba akeneye kugura ikintu kigura amafaranga adafite: inzu, imodoka cyangwa se akanayashora mu bucuruzi. Inguzanyo ifasha uguza n'uguriza buri wese kubona icyo ashaka. Uwagujije asezeranya uwamugurije kuzamusubiza amafaranga yamuhaye, ariyo bita capital, yongeyeho andi mafaranga yitwa inyungu. Iyo uguriza yashyizeho amafaranga menshi, abaguriza bazajya bamwungukira. Abantu baguza baba bake kubera ko inguzanyo ibihenze. Iyo inyungu ku nguzanyo ari nke, abantu benshi baraguza. Ibi ngibi twese turabizi. Tunazi banki zitanga inguzanyo ku nyungu nto n'izaka menshi. Iyo umuntu agiye kuguza, yizeza umuguriza ko azamwishyura ku gihe. Uguriza nawe akamwizera, akamuha amafaranga. Iki gihe inguzanyo ibikozwe. Inguzanyo ihimbwa n'abantu babiri badafite icyo bahereyeho. Inguzanyo igira amazina menshi. Iyo ikimara gutangwa ibihindutse umwenda cyangwa se ideni. Kera kabaye iyo uwagujije yishyuye umwenda yongeyeho n'inyungu, igura n'igurisha riba rirangiye.
dore impamvu umwenda ari ingenzi cyane mu bukungu. Iyo uwagujije ahawe amafaranga yagujije, aba abonye ubushobozi bwo kongera ibyo asanzwe agura cyangwa se atangaho amafaranga. Mwibuke ibyo abantu bagura nibyo bigira uruhare mu gutera imbere k'ubukungu, kubera ko amafaranga utanze ugura ikintu runaka aba yinjijwe n'undi muntu, asohoka mu mufuko wawe yinjira mu mufuko w'undi. Buri faranga usohoye riba ryungutswe n'undi muntu. Ni kimwe nuko buri faranga winjije riba ryasohowe n'undi muntu. Iyo usohora amafaranga menshi ugura ibintu, ahantu runaka haba hari undi muntu urimo kwinjiza amafaranga menshi avuye iwawe. Iyo umuntu yinjiza amafaranga menshi, abatanga inguzanyo bamuguriza byoroshye kandi menshi, kubera ko abafatwa nk'umuntu wakwishyura neza. Ibi twese turabizi. Umuntu wishyura inguzanyo neza arangwa n'ibintu bibiri: ubushobozi bwo kwishyura n'imitungo yava mu bwishyu. Kwinjiza amafaranga menshi aruta umwenda ufitiye abantu bitanga icyizere kuzishyura. Iyo uwagujije adashoboye kwishyura ayo yagujije, hamwe batangira kumwita bihemu, ibyo atunze bikoreshwa mu kwishyura. Uyu muntu niyo mpamvu aba yarizewe, kuko aba afite iyo mitungo. Kwinjiza amafaranga menshi bitanga ububasha bwo kuguza amafaranga menshi. Kuguza amafaranga menshi nabyo bigatuma uwagujije agura byinshi, ni ukuvuga asohora amafaranga menshi. Kubera ko amafaranga usohoye aba yinjijwe n'undi, rero ubwo uyahaye nawe aba abonye uburenganzira bwo kuguza menshi no gusohora menshi, gutyo gutyo. Uko niko ubukungu bw'igihugu buzamuka. Uku nguko ariko ni nako havuka ibyiswe recycle cyangwa se impererekane. Mu kugura uba ugomba kugira icyo utanga kugira ngo ugire icyo uhabwa. Ibyo ubonye biba bihwanye n'ibyo utanze. Mu kugura no kugurisha, umwenda utuma abantu barya byinshi cyangwa se bagura byinshi iyo bakimara kuwufata, hanyuma ukazabategeka kuzarya bike ugereranije n'ibyo binjiza igihe bazaba bagiye kwishyura. Abaguza ibingibi twese turabizi. Kurya no kwishyura umwenda bikurikira impererekane ebyiri z'ingenzi. Uruhererekane rwa mbere rumara imyaka iri hagati y'5 n'imyaka 8. Urundi ruhererekane rukamara hagati y'imyaka 75 n'ijana. Dore ibintu umwenda ukorera ubuzima bwacu. Kuguza ni nko kurya ku mafaranga uzakorera mu gihe kizaza. Ni ukurya amafaranga udafite. Ibi bivuze ko iyo ufashe umwenda uba uremye hazaza aho uzarya amafaranga make ugereranije n'ayo uzaba winjiza, kubera ko uburiye ku mafaranga wari kuzinjiza mu gihe kizaza. Twese turabizi mu gihe cyo kwishyura umwenda turya bike. Buri gihe iyo ufashe umwenda uba uremye uruhererekane. Niko bimeze ku muntu ku giti cye cyangwa se ku gihugu. Iyo ugifata umwenda utangira gusohora amafaranga menshi. Umurongo wo kugura uba uri mu bushorishori, ariko iyo igihe cyo kwishyura kigeze utangira kurya bike, maze umurongo wo kugura ukamanuka hasi. Umwenda niwo ugena ibishobora kuzaba ku bukungu bw'umuntu cyangwa se bw'igihugu mu gihe kizaza. Iki nicyo gitandukanya umwenda n'amafaranga. Amafaranga atuma habaho igura n'igurisha bigahita birangiriraho. Iyo ugiye mu kabari ukagura inzoga ukoresheje amafaranga y'inoti n'ibiceri, uragenda aya mafaranga ukayahereza umupimyi akaguhereza inzoga, mukaba mu byaranyabo. Ariko iyo uguze inzoga ku mwenda, uragenda umupimyi akaguhereza inzoga akakwandika ahantu mu ikayi. Igura n'igurisha ntabwo riba rirangiye. Rizarangira niwishyura ayo mafaranga bakagusiba muri ya kayi. Icyo abantu benshi twita amafaranga mu by'ukuri ni umwenda. Mu kwezi kwa 12 mu 2021, umwenda wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko wakabaye wari miliyari 29 na miliyoni 620. Muri icyo gihe amadolari y'inoti n'ibiceri yariho ku isi yose yari miliyari 2,000 na miliyoni 211 n'ibihumbi 667. Iyo hataza kubaho umwenda, uburyo bwonyine bwo kongera ingano y'ibyo umuntu agura cyangwa se kuzamura imibereho byari kujya bisaba gukora cyane birenze uko usanzwe ukora kugira ngo wunguke byinshi, bityo ugure byinshi cyangwa se urye byinshi. Mu bukungu buriho umwenda ho biroroshye cyane, kubera ko kugira ngo ushobore kongera ibyo ugura uzamura imibereho yawe, uraguza ukagura ibyo ushaka, hanyuma ibyo kwizirika umukanda bikazaza nyuma mu gihe cyo kwishyura. Mu bukungu bwemerera abantu gufata umwenda, ushobora gukurikira uburyo igura n'igurisha rikorwa
bityo bikagufasha kumenya uburyo umwenda utuma ubukungu buzamuka. Dore urugero: niba ukorera miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka kandi ukaba nta mwenda ufite, banki cyangwa se abandi bantu batanga inguzanyo bashobora kukuguriza ibihumbi 100 mu buryo bworoshye cyane. Bivuze ko niba kuguriza ibihumbi 100 uzaba ufite miliyoni n'ibihumbi 100 yo gukoresha, nubwo ubizi neza ko yawakoreye ari miliyoni 1. Kubera ko amafaranga usohoye aba yinjijwe n'undi muntu, iyo miliyoni n'ibihumbi 100 nuyagura ibintu, umucuruzi uzaba uguriye ibyo bintu azaba yinjije miliyoni n'ibihumbi 100 akuvuyeho. Uyu muntu winjije miliyoni n'ibihumbi 100 adafite umwenda ashobora kujya muri banki bakamuguriza miliyoni n'ibihumbi 200. Kubera ko amafaranga akuvuyeho aba yinjijwe n'undi muntu, uyu nawe azayagura ibintu, maze uwo yahaye aba yinjije miliyoni n'ibihumbi 200, nawe ajye kuguza muri banki ayisumbuyeho, gutyo gutyo. Gusa ni byiza kwibuka ko imyenda irema impererekane, cycle. Muribuka, iyo umuntu akibona umwenda arya byinshi, ariko mu kuwishyura akizirika umukanda. Ibi nibyo bita cycle de la dette à court terme. Iyo abantu bakimara kuguza amafaranga, ubukungu burazamuka kubera ko baba bayafite, bakagura cyane. Ubukungu buba bumeze neza cyane. Ibyo bagura biriyongera, ibiciro nabyo bikiyongerana n'ibyo bagura, kubera ko ibyo abantu bagura byiyongera ndetse n'ibyo binjiza bizamuka kurusha ibyo bakora bijya ku isoko, ibiciro birazamuka. Iyo ibiciro bizamutse nibyo bita inflation, bakavuga ko ifaranga ryataye agaciro, kubera ko muri iyo minsi abantu baba bafite amafaranga menshi, baba barayagujije ariko bayafite, nta kibazo baba bafite cy'amafaranga, bityo nta kibazo cyo kugura baba bafite. Ibyo bagura baba bishaka ari benshi kuko bafite amafaranga, hanyuma bikaba bike ku isoko, ikintu cyaguraga amafaranga kikazamuka mu biciro. None ubu ikiro gisigaye kigura icyabi, bitarazamutse cyane, wenda ni nk'ibitunguru na karoti nibyo bifite igiciro gisanzwe cyari kiriho, kuko nk'umuceri ubu Tanzania yari imenyereye ku 1000, uba make ni icyabi, urumva nabyo byagiye bizamukaho. Byanga byakunda hari ibintu babiri basic ku buryo ugomba kubikenera. Banki nkuru y'igihugu ibi ngibi ntabwo ibikunda, ntabwo ibishaka ko habaho inflation nini cyangwa se ko ibiciro bizamuka cyane, kubera ko iyi ngiyi ni isoko y'ibibazo. Mu kwirinda ko abantu babona amafaranga menshi bagateza izamuka rusange ry'ibiciro rero, iyo bibayeho banki nkuru y'igihugu ihita izamura inyungu ku nguzanyo muri banki z'ubucuruzi. Iyo inyungu ku nguzanyo zizamutse, abaguza baragabanuka, amafaranga mu mifuko y'abantu akagabanuka, kubyiganira ku masoko bikagabanuka, maze ibiciro bikamanuka. Ibi nibyo bita deflation. Gusa nanone iyo abantu badafite amafaranga, ibiciro ku masoko byaragabanutse, ibikorwa byinjiza amafaranga nabyo biragabanuka, kubera ko kubona igishoro biba bigoye. Iki gihe habaho ibyiswe recession. Kenshi iyo bigenze uku, banki nkuru y'igihugu irongera ikamanura inyungu ku nguzanyo, abantu bakongera bakabyiganira kuri banki baguza, amafaranga akaboneka, bagasubira ku isoko bakagura cyane. Murabibona ko ubukungu bukora nk'imashini cyangwa se umukino usaba gutekereza cyane. Muri rusange bisa naho kugura kwacu ndetse n'ingano y'ibyo tugura ku masoko bigenwa n'abatanga inguzanyo ndetse n'abazaka. Iyo banki zimanuye inyungu ku nguzanyo, abantu benshi bakaguza, ubukungu buba buri mu cyiciro cyo kuzamuka, abantu bakora bacuruza rivuga. Babyita phase d'expansion. Iyo inyungu ku nguzanyo zizamutse, abantu ntibaguze, ubukungu bugenda buhoro, bakabyita phase de recession. Uru ruhererekane rwo kuzamuka no kumanuka rw'ubukungu rugenzurwa na banki nkuru y'igihugu. Uru ruhererekane rw'igihe gito cy'imyenda rumara imyaka iri hagati y'5 n'imyaka 8, kandi byisubiramo kenshi. Ubukungu bw'igihugu buhora buzamuka bwongera bumanuka. Habaho igihe cy'imyenda y'igihe kigufi, hakabaho n'igihe cy'imyenda y'igihe kirekire. Imyenda y'igihe kirekire iremwa n'imyenda y'igihe kigufi itarishyuwe uko bikwiye, bitewe n'uko mu miterere yacu turyoherwa no kuguza, ariko kwishyura ntabwo tubikunda cyane. Iyo abantu baguza cyane kandi bakishyura neza, abatanga inguzanyo barabizera kandi bakabaguriza menshi. Kubera iki? Kubera ko twese tuba dutekereza ko ibintu bigenda neza. Abantu baraguza bakishyura, bakongera bakaguza bakishyura, gutyo gutyo. Ubukungu burazamuka, agaciro k'umutungo utimukanwa kakaba kameze neza, ububiko bw'ibicuruzwa bwuzuye kandi abantu bakiza kugura,
imari n'imigabane ku isoko bigurwa neza, iki gihe tuba turi mu iterambere. Kugura ibicuruzwa, serivisi n'imigabane ku isoko dukoresheje amafaranga twagujije biba ari ibintu bigezweho cyane, byiza kandi byizewe. Iyo ibi bimaze gukwira mu bantu bose kandi bimaze kuba byinshi, byitwa bulle. Banki zose usanga zifite abantu benshi bazirimo umwenda, ariko aya mafaranga abantu bagujije baba bayakoresha neza, ndetse benshi muri bo bishyura neza. Ikinyuranyo kiba kiri hagati y'ingano y'umwenda amabanki afitiwe n'amafaranga abantu binjiza avuye muri ya myenda bafashe, cyitwa le poids de la dette, uburemere bw'umwenda. Igihe cyose muri banki harimo imyenda myinshi ariko abantu bagakomeza kwinjiza amafaranga bakajya ku isoko bagahaha, uburemere bw'umwenda bukomeza kuba ikintu kigenzurwa kandi kidahangayikishije cyane. Gusa biratinda bikazagera igihe agaciro k'ibikorwa by'ishoramari n'umutungo utimukanwa kagera hejuru mu bushorishori, kubera ko abantu baba babona amafaranga bakagura nta kibazo. Kubera ko kuguza biba bigishoboka, abantu bajya muri banki bakaguza andi mafaranga, bakigurira imitungo itimukanwa, amazu, ibibanza n'ibindi mu rwego rw'ishoramari. Ibi bituma igiciro cy'umutungo cyongera gutumbagira. Iki gihe abantu batangira kwiyumva nk'abakire. Nubwo baba bakomeza kongera imyenda, ariko n'amafaranga binjiza aba arimo yiyongera ku buryo bakomeza kwishyura banki nta kibazo kandi neza. Gusa ibintu nk'ibi ntabwo bishobora kumara iteka ryose. Umunsi umwe ibi birahagarara. Mu gihe cy'ibinyacumi by'imyaka, uburemere bw'imyenda mu mabanki buba bwaragiye buzamuka gahoro gahoro, hanyuma kwishyura bigatangira kuremerera abantu. Abishyura bakaba bake kurusha abaguza. Iki gihe amafaranga abantu bagomba kwishyura banki aba ari menshi kurusha ayo binjiza. Abantu bagatangira kugabanya amafaranga basohora bagura ibintu ku masoko, aribwo baba batangiye igisa n'umukanda. Kubera ko amafaranga umuntu asohoye agura ikintu aba yinjijwe n'undi muntu, ibyo abantu binjiza bitangira kugabanuka. Abantu bagatangira kunanirwa kwishyura amafaranga bagujije, bivuze ko n'abaguza batangira kugabanuka. Uburemere bw'umwenda buba bwamaze kuba bwinshi cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi no mu bindi bihugu by'isi, ibi byabayeho mu 2008. Byabayeho kandi mu Buyapani mu 1989. Byari byaranabayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1929. Iki gihe bavuga ko ubukungu bwinjiye muri phase de désendettement. Abantu bagabanya ibyo baguraga ku isoko bashaka kurondereza amafaranga basigaranye, ibyo binjizaga bigakomeza kugabanuka. Kuguza muri banki bikazageraho bikavaho, kubera ko banki ziba zivuga ko abo zagurije batarimo kuzishyura kandi nta mafaranga zisigaranye yo gutanga. Umutungo utimukanwa nk'inzu n'ibibanza ntawe bakiwugura, kubera ko abantu baba baragabanyije ibyo bagura. Ba nyiri uyu mutungo bahananura ibiciro ngo babone uko bishyura banki, ariko bakabura umukiriya n'umwe. Imari n'imigabane ku isoko nabyo bitangira guhananuka. Aha noneho ba bantu bigeze kwiyumva nk'abakire baba batangiye kwiyumva nk'abakene. Baba binjiza udufaranga duke, basohora duke, nta mwenda bafata, nta mwenda bishyura. Muribuka bya bindi twigeze kuvuga byitwa recession? Nabyo biba bimeze nk'ibi ngibi, ariko itandukaniro nuko hano banki nkuru y'igihugu ntabwo ibishobora kugabanya inyungu ku nguzanyo ngo abantu bongere kuguza, kubera ko n'ubundi inyungu ku nguzanyo ibiri hasi. Ibiri hafi kuri 0%, ariko nta muntu utinyuka kuguza. Ubwo byabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2008, inyungu ku nguzanyo mu mabanki yari 0%, ariko nta muntu waguzaga. Iki gihe ingwate abantu batanze bajya kuguza nta kintu kinini ziba zikivuze, kubera ko ibiciro byazo biba byarahananutse ku buryo na banki igihe yazigurisha nta kintu kinini yakuramo. Iki gihe leta ibikwiye gushaka uko yakemura iki kibazo. Hari uburyo bune bwo kugikemura. Ubwa mbere ni uko leta, ibigo byayo n'ibyigenga ndetse n'abantu ku giti cyabo bagabanya ibyo bakoreshaga bisaba amafaranga. Byitwa kwizirika umukanda cyangwa se austerité. Uburyo bwa kabiri ni uguhindura imiterere y'imyenda abantu bafite, restructuration de la dette. Nka banki zikongerera abantu igihe cyo kwishyura cyangwa se zikagabanya inyungu bafatiyeho imyenda. Uburyo bwa gatatu ni ugusaranganya ubukungu. Leta ikaka abakira amafaranga ibinyujije nko mu misoro,
maze ikayasaranganya abakene cyangwa se ikanashyiraho imishinga irema akazi ku batishoboye. Uburyo bwa kane ni uko banki nkuru y'igihugu ishobora gukora andi mafaranga menshi agakwirakwizwa mu bantu. Ubu buryo bwose uko ari bune bwagiye bukoreshwa mu bihe nk'ibi ngibi mu myaka itandukanye mu bihugu bitandukanye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1930, mu Bwongereza mu 1950, mu Buyapani mu 1990, muri Espanye no mu Butaliyani mu 2010. Ubu buryo bwose ubwinshi bugiye bufite ibibazo cyangwa se imbogamizi. Kwizirika umukanda bituma abantu batagura, kandi kubera ko amafaranga buri muntu asohoye aba yinjijwe n'undi, ubukungu buguma hasi kandi umwenda ukagumaho. Mu bihe by'umukanda kandi ibigo bigabanya abakozi, bityo abashomeri bakiyongera. Uburyo bwo kuvugurura imyenda nabwo bujya bugira ibibazo. Dusubire mu kabari. Iyo uguze inzoga ntuhite wishyura amafaranga, ahubwo bakakwandika mu ikayi y'amadeni, ubuhaye nyirakabari isezerano ryo kuzamwishyura. Isezerano ryawe niwo mutungo abasigaranye ku nzoga yaranguye. Gusa iyo utamwishyuye, rya sezerano ryawe nta gaciro riba rigifite. Abantu benshi batanga imyenda, iyo uba ari mu mwenda atabishyuye kubera ikibazo cy'amikoro, aho kuzibukira bahitamo kwicarana nawe bakumvikana uburyo bushya bw'imyishyurire. Hari ubwo yemera kuzishyurwa make kurusha ayo yatanze, cyangwa se akongera igihe cyo kwishyurirwaho, cyangwa se akanagabanya inyungu ku nguzanyo. Kenshi bahitamo kwishyurwa make aho gutahiraho buri. Nubwo kuvugurura umwenda bituma uvaho, ariko amafaranga yinjijwe n'uwatanze umwenda aba ari make, ku buryo n'ubundi urujya n'uruza ku isoko rugabanuka. N'ubundi ubukungu ntabwo buzamuka. Iki gihe leta yakira imisoro mike kubera ko amafaranga ntayo abantu baba bafite kandi nta kazi kaba gahari. Icyarimwe leta ibigomba kongera amafaranga isohora kubera ko ibigomba gufasha abashomeri ndetse no kubahangira akazi. Iki gihe leta ibisohora amafaranga menshi kuruta ayo yinjiza mu misoro. Ibi babyita deficit budgetaire. Uzumva babivuga mu makuru. Leta ireba ingengo y'imari yari yarateguye, igasanga hari amafaranga itarimo kubona yo gukora ibikorwa bimwe na bimwe. Kugira ngo ibi bikemuke rero, hari ubwo leta yongera imisoro cyangwa se ikaguza amafaranga haba mu mahanga cyangwa se mu bakire bo mu gihugu. Iki gihe hari ubwo leta ibwira abakire bake bari mu gihugu iti muzana amafaranga dukemura ikibazo, cyangwa se ikayabaka mu misoro. Twese turabyumva ko iki gihe abakire baba bafite amahirwe menshi yo kurakarira abakene. Iki gihe abashobora kubaho amakimbirane mu bihugu, cyangwa se amakimbirane akaba mpuzamahanga hagati y'ibihugu byagurije igihugu kikaba cyarahombye. Ibi bishobora kuvamo n'intambara. Mu myaka y'1930 mu Budage Adolf Hitler yagiye ku butegetsi abifashijwemo n'ibihe nk'ibi ngibi. Hahita haduka intambara mu Burayi. Ibi bigaragaza ko ibyo abantu baba bari bafite bakeka ko ari amafaranga mu by'ukuri biba byari imyenda. Hano ugukenera amafaranga kuba kuri hejuru cyane, kandi ninde ukora amafaranga? Ni banki nkuru y'igihugu. Iki gihe inyungu ku nguzanyo ziba ziri kuri zero, ariko nta uguza. Banki nkuru y'igihugu ibitegetswe gukora andi mafaranga. Bitandukanye no kwizirika umukanda, gusubiramo imiterere y'imyenda no gusaranganya ubukungu, gukora amafaranga menshi byo bituma amafaranga aba menshi mu bantu. Buri wese akayabonaho, akajya ku isoko kugura. Bagahurira ari benshi, maze ibiciro bikongera bikazamuka. Murabyibuka bya bindi byitwa inflation, aho umugati ushobora kugura miliyoni kubera ko buri wese aba afite miliyoni ku buryo yakwigurira umugati, kandi abakora imigati ntibiyongere. Imigati ikaba mike ku isoko, ibiciro byayo bikazamuka. Iki gihe leta ifata kuri aya mafaranga menshi bakoze, igahemba abakozi, ikagura igisanzwe igura, igashora imari mu biteza imbere igihugu. Aya mafaranga leta iba yayahawe na banki nkuru y'igihugu, rimwe na rimwe ku ngurane y'ibyitwa impapuro mvunjwafaranga. Ni impapuro zifite agaciro k'amafaranga. Aya mafaranga kandi ni nayo leta ikoresha itera inkunga abatagira akazi. Ibi bigenda bigabanya uburemere bw'umwenda ku bukungu bw'igihugu. Gusa ibi bisaba ubwitonzi n'ubushishozi. Banki nkuru y'igihugu ibigomba gukora ingano y'amafaranga ataba menshi ngo ibiciro ku isoko bizamuke cyane, cyangwa se ngo anabe make ibicuruzwa bibe byinshi cyane ku isoko kurusha amafaranga, bityo ibiciro bijye hasi cyane. Ni ukuvuga ko iyi banki ibigomba gupima inflation na deflation kugira ngo ntibirutane cyane. Iyo babikoze neza bikareshya, ubukungu buhita busubira mu murongo mwiza bwahozemo.
mu gukora amafaranga menshi, banki nkuru y'igihugu ibigabanyije imyenda iri mu gihugu binyuze mu kongera amafaranga mu mifuko y'abantu. Ibi ibikora isa nibafasha kubona amafaranga yo kujyana ku isoko kugura ibintu, kugira ngo abakora ibyo bintu nabo babone amafaranga menshi kurenza inyungu ku nguzanyo banki zibasaba, bityo uburemere bw'umwenda bugende bugabanuka kubera ko abantu bazagenda bishyura. Amafaranga abantu binjiza abagomba kuba menshi ku muvuduko munini kurusha umwenda bafite. Dufata urugero rw'igihugu gifite umwenda w'100%. Ni ukuvuga ko amafaranga abantu binjiza mu gihugu abangana n'imyenda iri mu gihugu mu mwaka wose. Reka tuvuge ko inyungu ku nguzanyo y'uwo mwenda ari 2%. Niba umwenda wiyongeraho 2% y'inyungu ku mwaka, amafaranga abantu binjiza akiyongera kuri 1% gusa, bizagorana ko uburemere bw'umwenda buzagabanuka kubera ko umwenda urakura kurusha ibyo abantu binjiza. Banki nkuru y'igihugu ibigomba gukora inoti zizatuma ibyo abantu binjiza bizamuka kuri 3% mu gihe umwenda uzamuka kuri 2%. Igisubizo cyo gukora amafaranga menshi mu rwego rwo gukura igihugu mu gihombo ni cy'ibihugu byinshi bihitamo kubera ko kirasa n'icyoroshye. Ibanga ni ukwirinda gukora menshi ngo abe menshi cyane mu gihugu atuma ibiciro bizamuka nk'uko Ubudage bwabikoze mu 1920. Iyo amafaranga abantu binjiza yatangiye kuzamuka, abagujije batangira kwishyura banki nazo zigatangira kongera kuguriza abantu, maze uburemere bw'umwenda bugakomeza kumanuka. Kubera ko baba bashobora kuguza, baranagura cyane ku masoko. Bibarwa ko bifata nibura imyaka 10 kugira ngo igihugu gikureho burundu uburemere bw'umwenda, gitangire bushyashya ibikorwa by'ubukungu byahozeho. Niyo mpamvu iki gihe bakita décennie perdue, imyaka 10 yapfuye ubusa. Naha dusoreje igice muri iki kiganiro. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza
abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Red Blue JD.